tugufite nitwifuza undi murengezi imisozi itararemwa isi itarabumbwa uhereye kera kose uruko wahose imyaka igeni by'isi amazi ahurura bikibagirana vuba inzozi z'umuntu mana wadutabaraka mu minsi ya kera nanone uzaturengere tugeze kugupfa tugasubire mu kano mana wadutabaraka mu minsi ya kera nanone uzaturengera tugeze kugupfa. Mama turagukunda cyane kandi ugirire uko ridashira. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Mwiriwe kandi muraho. Ngira ngo kuvuga nyuma ya Kevin na Pastor Flori sinzi ko ibyo nari kuvuga byose ndabona babivuze, ariko nk'umubyeyi papa w'aba bana reka nanjye ngire ibyo nongeraho narinze no gusubiramo ibindi byinshi byavuzwe. Mama Keve nk'umuryango we twamenyanye muri 1988 ubwo nibwo nari nishoje secondaire, twabaga mu gihugu cy'u Burundi. Umuryango turabana turakundana, ariko n'ababyeyi baziranye. Munyakazi Murekezi bari abantu baborozi cyane, ari papa yarayororaga, umubyeyi Munyakazi we yarororaga birenze. Hanyuma rero baba n'inshuti mu buryo navuga budasanzwe, nubwo bari ahantu hatandukanye. Nyuma rero nza kutaba mu gihugu gukomeza aho twari turi, tujya muri gahunda zo gutabarira igihugu. Tugarutse rero shakana na Mama Keve mu kwezi k'Ukwakira 1995, kare tumaze nk'umwaka umwe nyuma ya 1994. Twashakanye mfite imyaka 27, Mama Keve afite imyaka 22 nayo itarakwira neza. Nshimira n'umuryango kuba waranyemere, kuko mu by'ukuri nibwo nawe yaraje aribwo agisoza amashuri ya secondaire. Ubwo rero dushakana uwo mwaka, tubyarana abana 4 murabareba. Keve niwe mukuru, hanyuma hagakurikiraho Victor, hagakurikiraho Lieve nuriho hirya, hagakurikiraho Bucura Joel wo hagati uri hino. Hanyuma rero tugira n'amahirwe tubona n'umukazana ni Kesi. Ubwo rero Keve yabivuze, twabyaye abahungu tukajya dushaka kubyara umukobwa, nabo bagasenga bashaka. Ibyo nta nubwo nari mbizi, nibwo nkibimenya. Ubwo gihe nasengaga ndetse na Mama Keve tukavuga ngo noneho dusenge turebe ko haza agakobwa, kugira abahungu gusa barakubagana tujya ntago byoroshye iyo bakiri abana. Birangira ubwo dusengera agakobwa, abatipe nabo bari barasengera iki agahungu. Uyu munsi nibwo bimenye, urakoze rwose kubimbwira. Noneho Lieve twari tuzi ko azaza ari umukobwa, birangira turavuga ngo twongere dushake akandi. Hanyuma aka kane Joel we twumvaga ari umukobwa rwose, tugahora tujya kwa muganga.
nawe aje aza ari tipe umuhungu. So turabyemera turanabyishimira, ntitwongera no kunungunika tuvuge ngo turanungunikira, oya turavuga ngo icyo Imana yaduhaye, abo yaduhaye nibo tugiye kurera. Noneho ibiri amahire naho tuboneye umukazana nawe aza ari umuhungu. Mbese kugeza ubu abo dufite ni abahungu gusa, n'abo twita ngo n'abuzukuru ni abahungu. So murumva rero uko ibintu bimeze. Muri 2013 imico ya Mama Keve ntabwo nirwa nyisubiramo, twabanye ari urugo rw'amahoro, ntabwo nari bwigere mbaho ntongana na Mama Keve mu buzima bwanjye n'abana n'iki, ntabwo byigeze bimbaho. Nanjye nagiraga akazi kenshi ntajya ngira n'umwanya, ariko amfasha kuba hafi y'abana ku buryo nta kibazo bigeze bagira. Ubwo rero icyo nagira ngo mvuge, muri 2013 mu mpera z'umwaka, icyo gihe nakoreraga za Kirehe, nagira ngo nshimire, nabonye n'abanyakirehe baje kudutabara, Imana bamugisha. Hanyuma icyo gihe niho narindi nkora mu karere, ndi n'umuyobozi w'akarere, n'akazi kaba kagoye. Mama Keve afatwa mu by'ukuri nawe ari ku kazi, ari ku mashini. So ikintu kiraza kimufunga amaso, arahuma. Kuva ubwo turwana tutazi n'ibyo ari byo, tujya kwa muganga bagapima, bagashakisha indwara bakabura. So dukoresha imbaraga zose zishoboka. Faisal tuhamara icyo gihe hafi cyumweru n'igice, turagaruka mu rugo, turongera mu bihe bikurikira dusubirayo turwana. Icyo gihe nari ndi kugira ngo aba bari bakira abana bato. Murumva umwana Keve yavutse muri 1996 mu kwezi kwa 4. Yavutse itariki tutajya dukunda kuvuga kuko ni itariki 6, ubundi ni ya tariki tujya tuvugaho iyi ndege muri iki gihugu yigeze kugwa. Noneho rero tujya dukunda kugira, niyo tugiye kumukorera anniversaire turamubwira ngo iyo tariki tuzajya nyine tuyihuza n'amateka yawe, ariko ikaza ihurirana ni tujya gutangira icyonamo. So noneho rero urumva icyo gihe umubyeyi yafatiwe, yewe nari ahantu ngenda amasaha 3 hafi 2 n'igice 3. Noneho rero afatwa, urumva ko arwara. Aba bana bari batoya, bariya bo babiri bari bakiri bato cyane. Hanyuma turwana n'uburwayi bwe mfatanyije na musaza we mukuru Karaveri n'abashiki be babiri. Turagerageza ndetse na bamwe mu muryango dukoresha imbaraga zose zishoboka, ari z'amasengesho Pastor Floribert yabivuze, ariko tugera ahantu pe biratuyobera, indwara iratunanira. Ni indwara mu by'ukuri abaganga baje kugera batubwira bati ni indwara yitwa schizophrenie, ni indwara isa naho igoye. Yaho igorera, wowe uburiho uganira n'umuntu ujye mujyana kwa muganga afite amajwi amubwira ngo ntujyeyo. Nibyo aba bana bakoze buriya, kugira ngo dukoreshe strategy zo kumujyana kwa muganga. Aba bana nibo yemeraga, mbese nibo bari abaganga be bakuru bakiri n'abatoya, ariko bo bamusaba akabibemerera. Yewe yaba Karaveri yaba none ntabwo ashobora kutwemerera. Ni ukuvuga ngo yabaga afite amajwi yandi amutegeka amubwira. So biratugora, naho rero iyo ndwara ivunanira, ariko tugerageza kumuvuza, bigeraho bisa n'ibyistabirije, biba normal ku buryo twari dusigaye gusa tuvuga ngo tujye kwa muganga rimwe mu kwezi gufata imiti. Noneho ariko kumuha imiti, dore naba aho Keva agendeye, Victor niwe wakomeje n'abariya barumuna be. Victor nawe hamare gushakira, ubwo bariya nibo basigaye babiri, nibo bari abaganga be, nibo bakoraga byose. Imiti twajyaga kwa muganga, twavayo imiti, nibo bonyine yashoboraga kwemerera kumuha imiti akayinywa. Nicyo rero kitwereka ukuntu yari afite urukundo rw'abana. Ni nabo niyo twavugaga byanze ko kwarya, nibo bonyine bashoboraga kumbwira ngo ngwino urye, akabibemerera bo ntabahakanire. So byaradufashije rero no mu kurwara muri iyo myaka 12. Icyadufashije byatumye abana bagera ku rwego mu by'ukuri atabarutse umutoya arangije secondaire. Murumva ko ari ikintu cyiza. Abo bo bamaze kuba bakuru. Lieve nawe ararangiza université muri uku kwezi kwa 5 k'uyu mwaka.
murumva ko Joel niwe ubu ngubu twavuga ko ugomba kujya kwiga wenda amashuri makuru, ariko urumva nibura amaze, none se umwana urangije segonderi iminsi ishize yaramwe ngo ari muri stage irangiye, ariko numva ahubwo byabaye akazi. Niba ari umwana umaze kumenya no gukora akazi, murumva ko amaze gukura. Rero muri uko kurwara kwe bikanatinda, ni ukuri Imana yatubaye hafi, yaradufashije, bituma nibura abana bagira igihe cyo kubana nawe, baramumenya, bamwiyumvamo, nawe abiyumvamo icyo kintu, kuko byarashobokaga ko ashobora no gutabaruka mu bihe bito, ariko nibura aho hantu haduhaye imbaraga zikomeye cyane. Hanyuma rero mu by'ukuri muri ubwo burwayi icyaje kudushegesha cyane ni indwara yiyongereyemo ijyanye n'impyiko. Muri 2024, ubwo ni mu myaka 2 ishize, aho rero niho haziyemo ikintu cy'impyiko, dutangira kujya ku madialize. Ariko impyiko nazo biterwa n'ukuntu kuvuga ngo umuntu unywa imiti uba mu rugo utagenda, akenshi biba bifite izo ngaruka. Wenda ushobora kuba atanywa n'amazi mu buryo buhagije, kuko mama Keve ejo bundi barabizi yari umuntu ukunda kunywa amata cyane, ku buryo kumubwira amazi yarayanywaga ariko gake. Ariko so birangira rero tugize icyo kibazo cy'impyiko, izo nizo zabaye nk'izituvuna, turwana nabyo, tujya ku madialize. Umwaka wa mbere 24 igihe cya kampanye 25, so atangira rero kugira intege nkeya. So noneho n'abaganga baravuga bati intege afite ntabwo twakomeza dialize, ishobora kumugiraho ingaruka mbi. Tangira rero bakoresha imiti isanzwe. So mu mpera z'umwaka uyu dushoje dusoza tubona aribwo afite intege nkeya, atakibasha no kurya uko bikwiye. Bizeramo rero intege nke zirakomeza, dukomeza tujya kwa muganga. Faisal twahoragayo hafi rimwe mu kwezi, tukamarayo nk'ibyumweru 2-3, tukazongera twagenda tugasubirayo tubonye bitameze neza. So birangira rero ejo bundi bwo twari twamujyanye Masaka, tuvuga ngo reka duhindure, turebe ko abaganga baho wenda bashobora nabo kugira icyo badufasha kirenze. Igeze rero nyuma y'iminsi 2 aratabaruka. Mu by'ukuri yatabaruka ku itariki 5, ariko yararwaye bihagije, yarwaye igihe kirekire, bizeramo no kutamera neza mu myaka 2 ya nyuma. Ariko ahandi hose nubwo yararwaye, nta kintu kimwe twamukoreraga, ibintu byose yarabyikoreraga, uretse kuvuga ngo gusa tumuhe imiti. Ibindi byose yarabyikoreraga, yashoboraga no kubyuka akajya muri ka siporo mu rugo, akagira gute, gusa icyo atari gushobora gukora no kuvuga ngo yajya mu kazi agira gute, kubera ko yari afite iyo ndwara idashobora kuba yamwemerera gukora ikindi kintu. Bavandimwe rero, cyo nagira ngo nsorezeho ni ukubashimira. Babivuze ndabisubiramo, kubashimira. Reka nshimire umuryango nashatsemo, kuko twarabanye muri byose, twarabanye turafatanya, ku buryo icyo nababwira, uburwayi yagize bwari buremereye kuko bwadusabaga kuvunika bihagije, ariko kubera ukuntu twari kumwe byatumaga udashobora kumva n'imvune cyane. Nshimire abana, aba bana babaye intwari mu by'ukuri, kurwaza mama wabo. Keve byaje kugeraho ajya hanze, abona n'ubwenegihugu, afite ubwenegihugu 2, ni umunyarwanda n'umunyamerika, kuko yatsindiye green card, hanyuma aragenda. Ubwo urumva habariya basigaye basigara tukajya inama kandi bikagenda neza. Twabona ari bunatwangire ko tujya kwa muganga, tukumvikana ngo ni mumubwire gutya, ni mumubwire gutya, kandi bakabikora bigatungana. Rero ndashimira umuryango navuze, ndashimira aba bana, ndashimira n'abavandimwe banjye, kuko bakomeje kudufata, kutuba hafi, kutugira inama. Ariko by'umwihariko reka nshimire mwe mwese mwatubaye hafi muri ibi bihe. Mu by'ukuri mwaradutabaye, biradushimisha. Hari umuryango mugari wacu w'abavandimwe n'abandi wenda ntavugira hano, bose batubaye hafi. Ari komite yateguye kino gikorwa. Mu by'ukuri twebwe amaze gutabaruka byaradutunguye, twumvaga atari ibintu byaba ako kanya,
ariko ukuntu byahise bidutungura dusa naho tutiteguye mu mutwe. Iyo rero utiteguye ikintu mu mutwe utazi n'uburyo uri bukifatemo, ariko abantu bahise baza batuba hafi, mu by'ukuri baradutabara kugeza kuri uyu munota ibintu byose bigenda neza, kandi kubera izo mbaraga z'abo bantu mu by'ukuri byaduhaye imbaraga, byadukomeje, byanatumye uko twari kurushaho kumva bitameze neza, ahubwo ubu turakomeye. Mwabonye Keve mukanya ejo, mwabonye ko byari bimeze, nibwo yari akiza. Mu by'ukuri yari yaje mu gitondo, ariko mukanya aravuze, ahubwo nayahoze mbwira Pastor nanizi ko mbwira Pastor Flori kamutraininga nawe tukazambara mu pastor, ko nabonye biri hafi rwose, biri hafi, biro biraza, ariko ubwo anakomerereza hariya, kuko mama wabo yakundaga Imana. Twasengeraga muri Zion Gatenga, kandi n'ubu ni ryo torero ryacu, ariko mu minsi ya nyuma, mu bya nyuma yagize intege nke biranga. Rero ndagira ngo nshimire mwese, nshimire Zion Temple twabanye muri ibi bihe byose by'ikiriyo, ariko nshimire mwese mwatubaye hafi. Ni ukuri mwakoze ibikorwa, umurimo nakwita uw'Imana ukomeye, mwaradutabaye, biduha imbaraga ku buryo rwose n'ubu tuzabazirikana. Namwe aho muzagira muzatwifuriza tuzaba duhari, nta nubwo tuzakenera ko mutwifuza, tuzakora uko dushoboye kugira ngo iri deni mudushyizemo mu by'ukuri tuzaryuzuze. Hanyuma reka nsoze mbwira abana, Pastor Flori yabivuze rwose, icyo cya mama Kevin ubwo kibaye, na papa Iva yabivuze, muramu wanjye yabivuze ko nta kibazo, nubwo mama wanyu cyangwa se mama umubyeyi wacu agiye, ariko tuzaharanira kuzuza icyuho cye rwose, ndabibijeje. Ntabwo ari igihe mubyeyi musigaranye jyenyine, n'ababyeyi barahari, turi benshi, sibyo? Aho mugeze ndabizi ko muri abana beza, mwagerageje kwitwara neza, ntabwo mwigeze mu by'ukuri mbabonaho ikintu kidasanzwe. Mukomerezaho, tuzaharanira kugira ngo iki cyuho cya mama mutazigera mukibona, dufatanyije n'imiryango yombi n'abandi, kandi barahari. Icyo rwose mukimenye, kandi namwe mumaze kuba abagabo. Ndatinze rero, nagira ngo nongere mbashimire. Icyo nakora no kuvuga ngo Imana ibaduhere umugisha, kandi natwe tuzaharanira kugira ngo aho muzaba bikenewe natwe tubatabare, cyangwa se tubafashe mu cyo tuzaba dukeneye cyose. Murakoze cyane. Murakoze cyane abana, Imana ibahe umugisha, mukomere, ndetse n'umubyeyi. Njya nshyiraho prof kuko yabaye umwarimu ku kigo iwacu, yaratwigishije, hari nabo yigishije ahangaha nabonye muri rya shuri rya Lycée Mushiha ry'impunzi. Bari bato baratwitangira, bava mu mijyi, bava ahantu hari heza, baza Mushiha badahembwa. Twari twarabuze aho kujya kwiga, twirirwaga dusibira nk'aho tudafite ubwenge, kandi